arwaye umubwira atege moto akomeza ajya kwa muganga nta ambilansi y'ubugaruzi. Iwabo w'umuhungu impamvu mbishiraho je ndavuze ati uzizera umwana w'umuntu avumwe. Bari kwa muganga barimo serumu bareba bajyanye n'injoro, harimo abakobwa banje babiri. Kuri iki cyumweru nibwo mu karere ka Ngoma hamenyekanye inkuru y'abantu 120 batashyirwa ku munsi wa gatandatu bakaba bari mu bitaro bya Kibungo, aho bivugwa ko banyoye umutobe uhumanyije. Bamwe mu batashye ubu bukwe baravuga ko ibibazo byaratewe n'iwabo w'umuhungu ngo kuko abagiye iwabo w'umukobwa ho nta kibazo cyari kiriyo, bakavuga ko n'ubundi iwabo w'umuhungu ari bo basanzwe bakekwaho kuba barozi. Byanduriye iwabo w'umuhungu. Iwabo w'umuhungu impamvu mbishiraho je ndavuze ati uzizera umwana w'umuntu avumwe. Igituma bivuze nuko iwabo w'umuhungu w'umukobwa abagiyeyo mbere baranyweye baja kuri paruwasi ari bazima, nyuma yo kugaruka bazize iki nabo w'umuhungu. Icyo nicyo kintu cya mbere kuvuga turarobanuye abantu ngo ngiye gushiraho. Umwe ameze nabi, ameze nabi cyane. Ngo barajya Kibungo, bari kwa muganga barimo serumu bareba bajyanye n'injoro, harimo abakobwa banje babiri. Undi kwakira umwe ngo arashaka kwerugamo gake ariko ngo bamuha transfer ngo arajya Kibungo. Bitewe n'ibikomeje kuvugwa muri akagari ka Nyaruvumu umurenge rukira mu karere ka Ngoma bijyanye no guhumanya ibiryo cyangwa se ibyo kunywa mu gihe cy'ubukwe, abaturage basanga igihe kigeze cyo kugira ngo abantu banywe kandi banafungure ibikorerwa mu nganda. Ariko impamvu mvuga ngo ubukwe ntibwahagarara, ibyo bari kwanduza ni ibingibi twebwe twikorera. Ariko ubukwe nimba bagufunguriye soda ipfundikiye sire, nta wundi uzajya kuyipfundura, bazayipfundurira imbere yawe. Ahubwo twebwe ubukwe bwakomeza, noneho ibi byo kuvuga ngo barateka ibi biryo byarurwa barenga iyi mitobe y'insina benga nyine bakabizana bipfunduye baguhaye mu karitiro cyangwa mu bikombe, ibintu bijyanye n'ibintu by'ubushera, ibyo ngibyo ndumva ari byo byacika, ariko ubukwe bukajya bukoreshwa n'ibintu bipfundikiye gusa. Ubwo tubona biriya bintu byo batanga bajya biriya by'ibiryo byo mu bukwe ntazongeye kujya bitanga, bakajya batanga n'inzoga zipfundikiye. Cyabaga kera mu bukwe bwacu ko twabisanze na basokuru na basokuruza, habaga ubukwe tugakora inzoga za kinyarwanda zitaze neza, bugateka ibyo tukarya, ndetse n'abakaka bahotoye cyane ibiryo by'amasogi tukabirya byose ku gitoki. None ibingibi ngo ni amajyambere, cyangwa bajye bagira ubukwe bwabaye bajya ahantu bajye bazana biriya biryo bipfundikiye ari byo bajya batugaburira. Bamwe mu baturage bagaragaza ko hari umwe wo mu murenge wa Kazuba hasize ubuzima, ni mu gihe akarere ka Ngoma ko kagaragaza ko nta witabye Imana, ndetse ko bamwe bahawe ubutabazi bw'ibanze bagasubira mu miryango yabo. Niyo nagira Natali n'umuyobozi w'akarere ka Ngoma. Abantu batashye ubukwe banywa umutobe baza kugira ibibazo byo kumererwa nabi, ariko bagiye kwa muganga. Ndumva abenshi muri bo bamaze no gutaha, bageze mu rugo ko bitawe. Oya ntawe, uretse ko dufite abari kwa muganga nyine bakiri gukurikirana. Nta kiragaragazwa ko bagiye gusuzuma ngo barebe, ariko akenshi hari igihe usanga bakoresheje nk'amazi adatetse ashobora kuba arimo nyine twa mikorobe. Akenshi nizo kese zikunda kugaragara, ariko yabazaze ibisubizo batubwira icyo ari. Uyu muyobozi kandi yongera kwibutsa abaturage ko bakwiriye kwitwararika isuku cyane cyane mu gihe cyo kwenga no gutegura amafunguro ari buze gusangirwa na benshi mu birori. Abantu benga tubagira inama ko bakwiye gukoresha amazi asukuye. Hari ukuyateka, ariko hari n'imiti isukura amazi kandi akaba yizewe. Babashije kubikoresha buryo amazi bakoresha aba asukuye, dutekereza ko batagira ibibazo byo kugubwa nabi. Isuku cyane cyane ubwo niyo twababwira ko baba bagomba kwitaho gutegura amafunguro cyangwa se n'ibinyobwa uwo mutobe bakoresha. Ntaho bihuriye kubera ko urwo rugo ni urugo rw'abarokore, ntabwo bari bakoresheje inzoga, ahubwo ni umutobe usanzwe w'ibitoki. Igitekerezwaho ni uko baba barakoresheje amazi yanduye, ndetse nabo bakaba babyenga nabo ubwabo banduye cyangwa ahandi. Rero icyo basabwa ni ukunoza isuku.
Kugeza ubu mu baturage 120 bari mu bitaro bya Kibungo, ubuyobozi bugaragaza ko abantu 90 aribo bamaze gutaha. Ubu bakaba bari mu miryango yabo ndetse bakomeje n'akazi nk'uko bisanzwe. Leonce Nyirimana mu karere ka Ngoma. Damuke TV.